Hello, nizere ko mumeze neza. Turabakiriye mu kiganiro Wise Talk Show kuri K James TV. Nizere ko mumeze neza aho muri hose, etse Imana ikomeje kuba mu ruhande rwanyu mu buzima bwanyu butandukanye. Rero ni ikiganiro mukunda muri benshi. Kuri uyu munsi rero tubafitiye ibyiza byinshi kandi tugiye kuhuriza hamwe kugira ngo bidufashe kugira ngo twubake ubuzima bwacu bw'ejo hazaza. Ni karibu tubane muri iki kiganiro. Niba utarakanda subscribe kugira ngo ubashe kwigiramo ibintu byinshi by'ingenzi kandi byakugirira umumaro, kandi nubona nawe bikugira umumaro ugerageze kubisangiza n'abandi. Dukomeze kwaguka, tube abantu b'abanyabwenge kandi barushijeho kwiteza imbere mu buryo bwiza cyane. Twakomeje rero, uyu munsi tugiye kurebera hamwe amakosa 10 akunzwe gukorwa n'abantu benshi ku isi, impamvu akorwa ndetse n'uburyo bwo kuyirinda. Dore ikosa rya mbere abantu benshi bakunda gukora. Akenshi abantu bakunda gufata ibyemezo babihubukiye. Impamvu rero ni iyihe ituma abantu batera kuba bafata imyanzuro bahubutse? Akenshi impamvu ya mbere, amarangamutima akomeye, urugero uburakari, ubwoba cyangwa se ibyishimo birenze. Indi mpamvu ya kabiri ni ukutabona amakuru ahagije. Iyo umuntu adafite amakuru ahagije ahitamo ikintu runaka atabanje kugitekerezaho rwose. Gushaka ibisubizo byihuse ni indi mu mpamvu nayo ituma abantu bagira kuba bafata umwanzuro bahubutse cyangwa se batabanje kubitekerezaho neza cyane. Rero dore ukuntu wabyirinda. Fata nibura iminota cyangwa se amasaha make mbere yo gufata icyemezo gikomeye. Gerageza kwandika ibyiza n'ibibi by'icyemezo ugiye gufata kugira ngo biguhe umurongo w'icyo ukwiye guhitamo. Icya gatatu, gerageza gusaba inama ku muntu wizeye, kuko burya no kugirwa inama n'umuntu wizeye nabyo ni ingirakamaro cyane. Ikintu cya kabiri cyangwa se ikosa rya kabiri abantu bakunda gukora benshi, kudacunga amafaranga neza. Zimwe mu mpamvu nyinshi zituma abantu badacunga amafaranga neza harimo gukoresha amafaranga abantu batateguye, ugasanga umuntu akoze ibintu atateganyije. Ni impamvu ishobora gutuma abantu badacunga amafaranga neza, no kugura ibintu kubera kwifuza cyangwa se kuko babikeneye aho kuba bikenewe by'ingenzi. Hari ukuba umuntu akeneye ikintu ariko kitari cy'ingenzi. Indi mpamvu ikurikiraho ituma abantu bashobora kudacunga amafaranga neza ni ukutizigamira. Kuri iyo utizigamiye bituma udafata n'imyanzuro neza ku mikoreshereze y'amafaranga yawe. Ariko hari uburyo ushobora kubyirinda kandi ibintu byawe bikagenda neza, ukiteza imbere ndetse n'amafaranga yawe ukayakoresha neza. Gerageza gutegura ingengo y'imari byibuze ya buri kwezi. Niba uba muri ghetto, niba ari umuryango, mutegura amafaranga runaka akenerwa n'akoreshwa mu kwezi kose. Ubundi buryo bwa kabiri ushobora gukoresha wirinda kudacunga amafaranga neza, banza wizigamire mbere yo gukoresha amafaranga mu kintu runaka. Ugire saving yo vuga ngo iki kintu aya mafaranga nzayakoresha iki kintu. Irinde imyenda idafite impamvu ifatika. Hari ukuntu umuntu afata imyenda ko agiye kugura ibintu runaka kandi biyabona bidakenewe. Icyo gihe rero gerageza kwirinda imyenda idafatika cyangwa se idafite impamvu ifatika. Irindi kosa rya gatatu abantu bakunda gukora, hari ugusubika ibintu. Akenshi ahangaha ugasanga umuntu yari afite ibintu ari bukore ariko akabishiftinga akavuga ngo nzabikora ejo bundi cyangwa nzabikora next week. Rero dore impamvu ikunda kubitera. Ese wari ubizi? Harimo ubunebwe. Ni impamvu imwe ikunda rwose gutuma abantu bati nzabikora ubutaha. Ikindi, gutinya kunanirwa. Ati ndananiwe ahari cyangwa se nimbikora ndaza kunanirwa, ukabyimurira ubutaha. Ikindi cya gatatu ni ukutamenya aho utangirira. Kenshi iyo abantu bafite imirimo runaka bashaka gutangira ariko nta tangiriro rifatika bafite, akenshi ibyo bintu usanga batabikoze. Rimwe na rimwe bigatuma basubika ibyo bari gukore kandi atari uko bari kubinanirwa. Rero dore ukuntu wabyirinda. Gerageza byibuze gutangira akazi byibuze na gato. Ikindi, ugerageze kugabanya wa murimo runaka munini wari ugiye gukoramo ibyiciro. Uvuga ngo step 1 cyangwa se icyiciro cya mbere ngiye gukora ibi ngibi, icyiciro cya kabiri, cya gatatu, bizagufasha. Ikindi, ishyirireho igihe ntarengwa cyo kurangiza ya mirimo. Buri iyo ufite intego y'icyo ushaka gukora no mu gihe ushaka kugikoramo, bikorohera neza gukora imirimo yawe kandi ku gihe. Ikosa rya kane abantu bakunda gukora kandi benshi, kutita ku buzima bwawe. Kenshi ugasanga ufite akazi niko witayeho cyane, ni byiza nabyo, ariko gerageza kuzirikana yuko kwita ku buzima bwawe nabyo ari ingenzi kugira ngo n'aka kazi ubone imbaraga zo kugakora. Rero
hari impamvu nyinshi zituma abantu batita ku buzima bwabo. Urugero, kubura umwanya, rimwe na rimwe ugasanga ugira n'imirire mibi ngo ntago nibutegura icyo kurya. Abantu bo muri ghetto cyangwa se n'ahandi hatandukanye nsanga ati ndarya umugati wonyine we n'inshyushyu birabe wanemu cyangwa n'amata, cyangwa se ndaza gufata ibi byoroheje bitantwara umwanya, bigatuma uza kugira imirire itari myiza. Rero ikindi, indi mpamvu ikunda gutuma abantu batita ku mirire yabo hari kudakora imyitozo. Yewe ugasanga urarya neza nta n'ikibazo, ibiryo rwose urabibona, ariko ntabwo ugerageza gukora n'agasiporo ngo balansinge ubuzima bwawe ngo ubwiteho, uvuga uti nkeneye ko ubuzima bwanjye buba bumeze neza. Dore uko rero wabyirinda kugira ngo byibuze ugerageze kwita ku buzima bwawe ndetse binagutera imbaraga zo gukora ibyo wifuza byose. Dore ikintu ukwiye gukora: gira indyo yuzuye, ugerageze gukora imyitozo nibura iminota 30 kenshi mu cyumweru, byibuze iminota 30. Genda yifata urugero ku munsi se, cyangwa se wiha intego yo kuvuga ngo mu minsi runaka ngiye kujya nkora byibuze iminota 30. Sinzira byibuze amasaha ahagije kandi ujye wisuzumisha kwa muganga umenye ko ubuzima bwawe buhagaze. Kenshi iki kintu abantu ntabwo bakunda kugiha agaciro, nyamara dukwiye guhora ubuzima bwacu tuzi uko buhagaze kugira ngo turusheho kumenya n'iki twakwirinda n'iki twakora. Irindi kosa rya gatanu abantu bakunda gukora mu mibereho yabo ya buri munsi: kutumva abandi mbere yo gusubiza. Iki kintu gikunda kubaho, ugasanga biterwa wenda nuko hari abantu bakunda kwihuta mu gusubiza, cyangwa se bikunda, cyangwa se ugasanga kutita ku byo abandi bavuga, akumva ibyo avuga nibyo bifite agaciro. Rero hari uko wabyirinda kandi nawe bikakugira umumaro, ku buryo n'igitekerezo uzajya utanga kizajya kiba ari ingirakamaro ndetse bikumvikana yuko na bagenzi bawe babashije kubumva. Dore uko wabyirinda rero, tega amatwi neza. Ikindi, banza usobanukirwe n'ibyo umuntu yavuze. Cya gatatu, baza ibibazo niba hari ibyo utasobanukiwe. Nubwo kenshi hari igihe abantu batinya kubaza, ese ngo byaba ari ubuswa, ngo bagira ngo ni ngewe utabyumvise. Oya, kubaza bitera kumenya. Ni byiza uko rero ukwiye kubaza kugira ngo usobanukirwe. Ikosa rya gatandatu abantu benshi bakunda gukora: guhora ugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Iki kintu abantu benshi bakunda kwigereranya n'abandi, bigatuma badafata imyanzuro myiza ku buzima bwabo, cyangwa se bagahora hari ubundi buryo cyangwa se ubundi buzima bifuza kubamo kandi bitari buborohere. Rero dore impamvu ikunda kubitera: hari ibyo abantu dukura ku mbuga nkoranyambaga, ati runaka abayeho gutya, njyewe mbayeho gutya, ugasanga wigereranyije nawe kandi bitari sawa. Hari uko abayeho, bishoboka ko wowe ushaka kubyifuza kubibamo kandi we hari ubundi buryo abasha kubigeraho. Ikindi, ishyari. Haba ahangaha abantu benshi bakunda kugira ishyari, ngira ngo ho ni ikintu cyumvikana cyane. Icyo gihe aba yigereranya na mugenzi we, babona batari ku rwego rumwe, niho rya shyari rituruka. Ikindi, kutanyurwa n'ibyo ufite. Izo ni impamvu z'ingenzi zishobora gutuma uhora ushaka kugereranya ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Rero hari uburyo wabyirinda kandi rwose nawe ibyo ubona abandi bafite nawe ukabasha kubigeraho. Rero dore icyo wakora: wibande ku ntego zawe, wamenye ngo wifuza gukora iki, wifuza kugera ahangaha. Shimira ibyo umaze kugeraho. Akenshi numara kwishimira ibyo umaze kugeraho, bizagufasha kugera ku ntego zawe zindi uzaba wihaye. Gabanya igihe umara ku mbuga nkoranyambaga niba zikugiraho ingaruka mbi. Urugero, hari abantu usanga ahora kuri social media scrollinga, kuzabona ibitekerezo byiwe ukabona ni ikibazo, ariko ni byiza yuko mu gihe ubona zikugiraho ingaruka mbi ukwiye kugabanya. Ikosa rya karindwi abantu benshi bakunda gukora kandi cyane, ndetse ngiye kukwereka n'uburyo naryo wabasha kuryirinda: kubura kwihangana. Kenshi biterwa no gushaka ibisubiza ako kanya, cyangwa se kutemera ko iterambere rifata igihe. Akenshi icyo gihe iyo utemeye ibingibi uko ari bibiri rwose mbikubwiye, ntabwo ubasha rwose kuza kugira kwihangana, cyangwa se icyo gihe nyine kwihangana kwawe kuzaba kuri hasi. Ni byiza yuko rero wakora ibi bintu kugira ngo ugire kwihangana. Emera ko ibintu byinshi bisaba igihe, cyangwa se kugira aho ugera bisaba igihe, ndetse no gukora cyane. Jya wishimira intambwe nto tera buri munsi. Uvuga uti ni byiza yuko uyu munsi nakoze iki nkakigeraho,
ejo nzagera no ku ikindi cya gatatu ukwiye kwitaho kugira ngo wirinde kutagira kwihangana cyangwa se kubura kwihangana. Igira gahunda y'igihe kirekire. Iyo nugira gahunda y'igihe kirekire uzarushaho kugira umutima ukomeye ndetse urushaho kugira kwihangana guhagije. Ikosa rya 8 abantu bakunda gukora cyane kandi byagusubiza inyuma, kutiga ku makosa yakozwe. Akenshi ibi ngibi impamvu ikunda gutuma abantu batigira ku makosa bakoze, akenshi bakunda kwirengagiza amakosa yabo ndetse bagashinja abandi, bakumva ko bo ari abere, bakumva igishoboka ari ugushinja abandi. Ikindi, kunanirwa kwemera amakosa yabo. Buri umuntu utemera ikosa, mu kiganiro giheruka twababwiye yuko buri ikosa si ugukosa, ahubwo ikosa ni ugusubira mu ikosa. Ni byiza yuko rero twemera amakosa yacu tukigira ku makosa dukora. Rero hari uburyo wabyirinda kandi bwagufasha. Gerageza wisuzume kuri buri kosa wakoze. Vuga uti nyamara ahangaha nakoze ikosa. Cya kabiri, menya icyariteye. Menya uti ikosa nubwo narikoze naritewe n'iki. Menye nuko wakirinda ubutaha. Cya gatatu, gerageza gufata ingamba zituma ritazongera. Buriyo wamaze kumenya ikosa n'icyariteye, icyo gihe wiha ingamba zo kuvuga ngo noneho mfashe icyemezo cy'uko hazongera kugwa muri iri kosa. Ikosa rya 9 abantu bakunda gukora kandi naryo ritagira ingaruka nziza ku mibereho yacu cyangwa se ku mibanire n'abandi: guhitamo inshuti cyangwa abo mubana nabi. Akenshi ahangaha ni ihurizo kumenya inshuti mukwiye kubana nazo, kuko akenshi hari igihe wowe inshuti uvuga ngo ndi inshuti nawe utari mu nshuti ziwe. Ni byiza rero yuko duhitamo inshuti tubana nazo kandi nziza. Dore impamvu ituma rero mu guhitamo inshuti cyangwa abo mubana nabi hari ibintu inshuro nyinshi bibitera. Harimo igitutu cy'urungano cyo kuvuga ngo ngomba kubana na ba runaka. Ikindi, gushaka kwemerwa, ugasanga niwe ushaka kuba uri hejuru cyane, ari wowe uyoboye. Ikindi, kutamenya indangagaciro z'abandi. Rero ni byiza yuko wabyirinda ukoresheje ubu buryo ngiye kukubwira. Hitamo abantu baguteza imbere byibuze, haba mu buryo bw'imikorere ndetse n'imitekerereze. Irinde abagutesha cyangwa se abakugusha mu ngeso mbi n'abagutakariza umwanya. Gumana n'abubaha indangagaciro zawe. Buri umuntu wubaha indangagaciro zawe, uwo muntu aba akubaha nawe ubwawe. Ikosa rya 10 ari naryo rya nyuma tugiye gusorezaho muri kiganiro cya Wise Talk Show, kugira ngo nawe urebe neza ese niki nkwiye guhindura kugira ngo nanjye nirinde aya makosa. Ikosa rya 10 ngiri rero: kureka kwiga no kwiteza imbere. Kureka kwiga no kwiteza imbere, akenshi hari impamvu nyinshi zitandukanye zibitera. Kwibwira yuko ibyuzi bihagije, kutabona agaciro ko gukomeza kwiga, ndetse no gutinya impinduka. Rero hari uburyo wabyirinda kandi ukarushaho kugira imibereho myiza ndetse n'iterambere ryawe bwite, haba mu mitekerereze ndetse no mu mikorere. Dore ikintu cy'ingenzi rero wakora. Ngiye kukubwira ibintu bitatu. Soma ibitabo cyangwa inyandiko buri gihe. Ugerageze wige ubumenyi bushya byibuze buri mwaka. Jya wemera gukosorwa ndetse no kwakira ibitekerezo bishya. Rero ibi nubikora neza, iki gihe uzabasha kwiga no kwiteza imbere. Isomo rero twakura muri iki kiganiro cy'uyu munsi cya Wise Talk Show, dukwiye kuzirikana yuko ikintu cy'ingenzi ukwiye kumenya ari ukwimenya no kwemera amakosa. Ikindi, kwiga ku byo wanyuzemo, gushyira mu bikorwa impinduka buhoro buhoro, ndetse no gukomeza kwihugura no kugisha inama abantu bizewe. Nubwo nta muntu utajya akora amakosa, gusa umuntu atera imbere cyangwa se umuntu utera imbere nuwemera kwiyigiraho cyangwa se kwigira kuri ya makosa, agahindura imyitwarire ye kandi akirinda kuyasubiramo. Mwakoze cyane mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro cya Wise Talk Show. Tubararikiye kubana natwe mu kiganiro gikurikiraho kugira ngo dukomeze kwiyungura ibintu by'ubwenge kandi bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mwakoze cyane rero, mukomeze mukande subscribe hano kuri aka kantu gatukura, cyangwa se hano handitse ijambo subscribe, like, share and comment, kugira ngo dusangize abantu ibintu by'ingenzi kandi byadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mwakoze cyane rero, duhura ubutaha. Murakoze. Amahoro y'Imana abane namwe.